ngiye kubasuhuza amazina yanjye banyita Bikorimana Boy akaba ari giye kubagezaho amakuru mashyashya avuga ku muraperi bamwita Bushali cyangwa umwite Bush. Umwita Bushali ni umugabo wakoze amateka mu Rwanda, umugabo wahinduye ibintu byinshi mu njyana ya Kenya Trap. Umvugira ati Kenya Trap. Umuraperi Bushali yatangaje ko yafunguye studio ye bwite yise Cotineri nyuma y'imyaka azwi cyane mu guteza imbere injyana ya Kenya Trap. Kuki yashinze Cotineri? Impamvu yashinze studio yitwa Cotineri, Bushali yavuze ko yashakaga kugira aho akorera indirimbo ze atisunze izindi studio. Ashaka gufasha n'abahanzi bakizamuka kubona aho bakorera umuziki wabo. Ashaka kwagura ibikorwa bye akava mu kuba umuraperi gusa akinjira no gutunganya umuziki ku mushoramari. Cotineri bisobanura iki? Mu gitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival 2026 cyabereye i Karongi, Bushali yagaragaye yambaye umwambaro wanditseho Kenya Trap na Cotineri. Yasobanuye ko Kenya Trap ari injyana yamugize uwo ari we uyu munsi, Cotineri ari studio nshya yashinze. Ibyo bivuze ko muzika nyarwanda, ibyo bivuze iki nyine kuri muzika nyarwanda? Navuga ngo nyine iyo Cotineri, iyo studio yitwa Cotineri ya Bushali igiye gufasha iki abanyarwanda? Ese urabona izafasha iki abanyarwanda? Kenya Trap, icyo navuga, abasesenguzi bavuga ko gushinga studio ye bishobora gufasha kuzamura impano nshya, kongera ubuziranenge bw'umuziki wa Kenya Trap, gutuma Bushali yinjiza amafaranga aturutse no mu gutunganya umuziki. Ubwo ngubwo ndavuga ubu producer atari kuririmba gusa. Azewe kuko Bushali urabona